Umukobwa wanyu, umusore wanyu Semuhungu arabyemera yuko ari n'umukobwa, abyemera yuko ari umutinganyi. Uyu Semuhungu urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje iby'uyu musore, uyu mukobwa akurikiranweho. Uyu Semuhungu abantu benshi bamuzi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane Instagram ndetse na TikTok ndetse no ku rubuga rwa YouTube naho ajyazaho. Uyu Semuhungu yavuye muri Amerika aza mu Rwanda, aho yari amaze gupfusha umugabo we w'umuzungukazi bashyingiranywe bahuje ibitsina, tubyita abatinganyi. Arabyemerera kandi ntabwo ajya abihakana nk'uko muri kubona kuri ekara yanyu. Rwose yambaye ikanzu, yishyizeho makeup, yishyizeho iherena, uri kubona rwose yambaye n'imisatsi wig, yambaye imisatsi agakanzu, uri kubona yuko ari umukobwa kandi ubona no kuri ekara yanyu umugabo we rwose bahoberanye bari mu mazi. Uyu Semuhungu rero nibyo tuje kwinjiramo ibyaha akurikiranweho, dore ko umugabo we bashyingiranywe ariko akaza kuza kwitaba Imana, akandika ejo bundi ku munsi w'abakundanye yanditseho yuko yifuriza umugabo we iruhuko ridashira kandi akimukunda. Abantu baryama bahuje ibitsina kweri, ko ni imyumvire yabo ntabwo twabijajingaho. Rero uyu Semuhungu ashobora gufungwa imyaka 5 y'igifungo, gukatirwa imyaka 15 y'igifungo. Tugiye kwinjira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kora wasandi subscribe cyangwa sabone kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigucika 5 kuri 5. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yemeje ko dosiye ya Semuhungu yamaze kugezwa mu bushinjacyaha. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe avuga ko uyu Semuhungu yatawe muri yombi ku wa 4 itariki 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2026 akurikiranyweho ibyaha 3 birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekana n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyo gusebanya. Icyo amategeko avuga ku byaha Semuhungu akurikiranweho: icyaha cya mbere, icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato giteganywa n'ingingo ya 134 y'itegeko nimero 66/2016 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko icyo cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarengeje imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga ya miliyoni 1 y'amanyarwanda ariko itarengeje miliyoni 2. Icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekana n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa giteganya n'ingingo ya 24 y'itegeko yerekana gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Icyaha cya kabiri, gushyira ahagaragara amashusho yerekana imikoreshereze y'ibitsina nk'uko nari maze kubibabwira, ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 34 y'itegeko ryerekana gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga cyangwa imbuga nkoranyambaga. Icyaha cya gatatu, gukangisha gusebanya, giteganywa n'ingingo y'129 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko nari mbivuze hejuru. Uhamijwe n'urukiko icyo cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka y'umwaka umwe ariko kitarengeje imyaka 3 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarengeje ibihumbi 300 by'u Rwanda. Semuhungu y'imyaka 38 y'amavuko ni umwe mu bantu bafite amazina azwi mu myidagaduro cyangwa mu ruhando rw'umwidagaduro mu Rwanda, aho yamamaye mu gutegura ibirori bibera mu tubari twiyubashye abantu benshi cyane muzi nk'abahosta, dore ko ari n'inshuti y'abahosta bagenzi be. Rero ngayo nguko ibyo umukobwa wanyu Semuhungu
akurikiranweho ndetse n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yabishyizeho umucyo, ariko mu minsi yashize batangaza yuko yari afunze ariko ntabwo bashyize icyatumye bafungwa. Rero uyu munsi itariki 15 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 niho umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yabitangaje. Murabizi mu minsi yashize ubwo Jihadi nawe abantu benshi baramuzi mu myidagaduro aheruka gukurikiranwaho ibyaha aregwa. Uyu Semuhungu yabaye umutanga buhamya, nabonye abantu benshi bagenda bagarura ngo amusanzeyo Semuhungu asanzeyo Jihadi, ariko iyo wakoze icyaha ugomba kugihanirwa. Amategeko y'u Rwanda niko bigenda, kandi dufite ubuyobozi bwiza bukumira ibyaha, hapana gukorera ibyaha ku gahato. Reba nk'uyu rwose ni umusore, njya mvuga nti se ababyeyi b'uyu mwana cyangwa b'uyu mugabo b'uyu musore, kubona umusore w'imyaka 38 yiroha mu bintu by'ubutinganyi, kaho yashyize amaboko hasi ngo akore cyangwa yungura umuryango ahereza abana iwabo, nibiyirirwamo. So rero ibyo Semuhungu byose arerwa mwabyumvise, niko bigenda, niko amategeko yacu y'u Rwanda akora. Nta muntu wakora icyaha ngo bishoboke bamurebera u Rwanda rwacu rufite abayobozi beza cyane. Akoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane nk'uko nabibabwiye, arazwi cyane agakunda kuba umuhosta mu tubari twiyubashye, aho ahostinga abantu bakaza yenda kugura se cyangwa gushikarizwa kugura ibyo banywa, inzoga se cyangwa imyidagaduro muri rusange, ariko imyidagaduro nayo arayikora. Rero uyu nguyu yari ari mu gahinda mu minsi yashize yuko yapfushije umugabo we w'umuzungu. Abarasezeranye basezerana muri Amerika, ariko abantu benshi ntabwo babyumvishaga uburyo umugabo ku mugabo bashakana, ntabwo abantu babyumvishaga. Ese mubana nk'umugore, ese bigenda gute kugira ngo mubane, ese ibi nibyo, ese wayi y'ibi bintu. Ngayo nguko rero iby'umusore wanyu, umukobwa wanyu Semuhungu yakoze kandi akurikiranwe. Umugabo we yarapfuye, ntabwo akiri mu mwuka w'abazima, niho yahise afata rote mu kirere aza mu gihugu cy'u Rwanda, i Kigali, mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Semuhungu rero kaye nguko uko byifashe. Njya nkunda kubwira abantu ngo niba utameze neza jya wihanganira ubuzima urimo, kuko mu isi turababara, mu isi tugira agahinda, mu isi harimo ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ikintu cya mbere njya nkunda gukomeza abantu nuko ukwiye kwihanganira ubuzima ushobora kuba urimo. Ni ushobora kuba utameze neza cyangwa wumva ubuzima bwanze, cyangwa wumva nta mbaraga ufite mu buzima, ukaba urwaye se, ukaba ufite ibibazo by'amafaranga se bigiye bitandukanye, ariko komera, humura, Imana igira neza, ibyo byose bizarangira. kandi jya usenga, kuko gusenga buriya ni byiza, byongera iminsi yo kubaho. Iyo wasenze Imana iguha blessing, kandi jya ubana neza na buri wese, kuko buriya kubana neza ni byiza, ni by'agaciro gakomeye kuri twebwe Abanyarwanda. Dukundane, kandi turi no mu bihe byo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Turahumuriza ababuze ababo ndetse twibuka tuniyubaka. Murakoze cyane.